mfatwa n'ikintu nibuka uburyo Imana yagiye inkura ahantu hasa naho mu biti hasa naho n'ahantu hasa no mu bihuru ubundi bitumye nongera gukurura nibuka ndi umuntu umwe wabayeho impunzi igihe kirekire kandi mpunga ndi umwana ntazi amateka ntazi uko ibintu bimeze mpunga ndi uruhinja ndi muto ntazi ibintu biva niyo bijya nibera mu mashyamba nkurira mu mashyira ibintu bijyanye n'ibyawe wikwiyambaza abantu wijya mu bantu haguruka ugenda usanga Imana usenga Imana niyo izagufasha nakweretse ukuntu Elukana yari afite abavandimwe ariko ntago ari we yabwiye ngo ngajye gusenga ntago ari we yigeze ajyana ngajye kubabwira ngo basenge oya ahubwo yagiye gusenga Imana wenyine atanga n'ibitambo kuko bo nta kintu bari bamumariye ku gisubizo cy'umwana nta kintu bagombaga kumufasha igisubizo cyagombaga guturuka ku Uwiteka ndagira ngo nkubwire nawe rero igisubizo cyawe gituruka ku Uwiteka ubutabazi bwawe buturuke ku Uwiteka wireba abantu wireba buvukana nabo wireba bo mugira icyo mupfana igisubizo cyawe gituruka ku Uwiteka haleluya Mana yacu nishimwe cyane haleluya ndagira ngo nguhanurire wowe uri kunkurikirana nyemerera cyane muri aka kanya birashoboka kuba waba uri umubyeyi wabuze kirengera reka Imana ikurengere birashoboka kuba waba uri umugabo wabuze gitabara reka Imana igutabare ushobora kuba uri muri gereza nta muvugizi Imana ikuzanira umuvugizi ndumva hari abantu Imana igiye gufungura muri uyu mwaka ndumva hari abantu Imana igiye gukura mu magereza ndumva hari abantu Imana irengeye muri aka kanya ndabona hari ababyeyi bagiye kubyara bakabyara neza muvandimwe ushobora kuba ufite kanseri ariko ndatura ijambo ry'Imana kuri wowe gukira ndatura ijambo ry'Imana gukira urwaye kanseri ndi kukure Yesu bakunzi ba Gitangaza NTV amahoro y'Imana abane namwe turabakunda cyane bivuye ku mutima ng'ubusanzwe ni Theogene ugiye kuyobora iki kiganiro rero kwagize umugisha rero turi hamwe na Pastor Munezero mwibuke ko ubushize twakoranye ikiganiro atubwira inzira y'agakiza k'abantu bose bagomba kugira ute kumvira Uwiteka bose bakagaruka kw'inzira y'Uwiteka kifunguye rero Pastor uyu munsi rero turakwakiriye dutangira ikiganiro cyacu ng'umukozi w'Imana udusengera Mana uri Imana yo kubahwa abari mu isi n'abari mu ijuru bose bazavuga kuri Imana uko bizagenda kose kandi bazaguhamya kandi twebwe nk'abari muri iyi si twebwe nk'aho watoranyije ntago tuzaceceka tuzakuvuga kugeza igihe uzagaruka kujyana intore zawe turi hano mu isi dufite purpose cyangwa se umugambi wo kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza abantu bahinduke ibisarurwa bibona ababisarura kubera yuko umugambi wawe ni uwo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe dufashe rero utugirire neza ndetse iri jambo rigiye gutambuka mwuka wera w'Imana aba ari wowe urisunika rigende ryinjire mu mitima y'abantu kandi ribakomeze kandi ribahindure kandi ribakoresha iby'ubutwari navuze karimo ngo ni igihe cyo kugira ngo abantu bakore iby'ubutwari nongere mbisubiremo kuko ni igihe gikenewe kugira ngo intwari zigaragare ni igihe gikeneye kugira ngo abantu birwaga bagenda bavuga ngo Mana tuzagukorera Mana tuzavugana nawe Mana ntabwo tuzakuva inyuma igihe kirageze rero reka tubirebe noneho tubibone n'amaso atari babandi bavugaga ku munwa imitima yabo ikajya kure ikakujya kure Mana dufashe utugirire neza koko Mana abaguhamya baguhamye koko by'ukuri kandi bagusengere mu mwuka no mu kuri urakoze Mana uhabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo tubigizeyemo amen urakoze cyane rero Munezero tugwaye ikaze hano ku Gitangaza NTV amahoro y'Imana abane nawe kandi muhoranye ego rero naragukunze cyane rero niyo mpamvu byaduteye kugira ngo tugaruke hano urakoze cyane kubona muri iyi minsi abantu bakiri mu mwuka w'Imana ni bakeya ari umuntu twigeze kuganira avuga ngo ubona abantu bagenda ukagira ngo ni ng'icyapa kirangira abantu ariko kubona abantu bakiri mu mwuka w'Imana Imana ishimwe kandi Imana izaguhe n'umugisha nawe Imana iguhere yego uyu munsi rero tugira ngo urishime cyane abantu badukurikiye kuko wishimye izo mbaraga z'umwuka wera zikurimo tukugira ngo uziherezeho abantu dushaka muri iyi minsi kugira ngo abantu bagarukire Imana kuko abantu benshi bamaze kwiheba abantu benshi bamaze kuva mu kwiringira ariko uyu munsi tugira ngo imbaraga z'umwuka wera zibagarure rero iki kiganiro cyacu kibari kifite imbaraga kimwuka wera kibane naco n'abantu bari budukurikire bumve ko twabonanye n'umukozi w'Imana
dushaka kugira ngo abari hirya bose bagarukire Imana. Turakwakiriye rero hano uko Imana igushoboze, ariko kino kiganiro cacu ari gukora. Rero pasiteri rero manza, kuko indwaro ya mbere Imana iguha ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Manza uduhe ku ijambo ry'Imana, ibindi turibuze kubigarukaho nyuma, ariko tumaze kumva ijambo ry'Imana. Amen. Reka tubanze dufatanye indirimbo nto cyane. Wa mwanya mu Getsemani sinawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso, sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani, wari mu biti nijoro. Aleluya. Amen. Amina. Amen. Aleluya. Amina. Amen. Mana yacu nushimwe, bitumye nibuka muri uyu mwanya aha ubuzima nagiye nyuramo ngeze ku gitero ngo wari mu biti nijoro. Imana yacu nihimbazwe, bitumye nongera kwibuka ubuzima, amateka, imibereho, bitumye nongera kwibuka uburyo Imana yankunze, uburyo Imana yangiriye neza, bitumye nongera kwibuka ahantu Imana yantoraguye n'ahantu Imana yankuye. Muvandimwe nawe turi kumwe, hari ahantu Imana yakuvana, hari ahantu Imana yagushyitsa. Niyo mpamvu nongeye kwibuka ngeze kuri iki gitero mise mfatwa n'ikintu, nibuka uburyo Imana yagiye inkura ahantu hasa naho mu biti, hasa naho n'ahantu hasa no mu bihuru. Ubundi bitumye nongera gukurura nibuka ndi umuntu umwe wabayeho impunzi igihe kirekire, kandi mpunga ndi umwana ntazi amateka, ntazi uko ibintu bimeze, mpunga ndi uruhinja, ndi muto, ntazi ibintu biva niyo bijya, nibera mu mashyamba, nkurira mu mashyamba, nkurira mu bigunda, nkurira ahantu habi. Bitumye nongera kwibuka iki kintu, ariko kubw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwaje kungeraho, bwatumye nongera guhinduka mbicyaremwe gishya, nongera nigirira icyizere mu mutima, nongera nigirira icyizere nk'umuntu Imana itaruye. Niyo mpamvu muri aka kanya bibaye ngombwa ko ntambutse ubutumwa buri muri iri jambo ry'Imana. Munyemerere cyane dufatanye dukurikiranira ijambo ry'Imana, twumve ikintu kijyanye imbaraga ziri mu gusenga, uburyo cy'umuntu asenga Imana ikamwumva kandi ikamugirira neza, uburyo cy'umuntu asenga Imana ikamutega amatwi, uburyo cy'umuntu asenga Imana igakorana nayo imirimo ikomeye n'ibitangaza. Haleluya. Uburyo cy'umuntu asenga akakira imbaraga atarasanganywe, uburyo cy'umuntu asenga mu rugo rwe bigahinduka, uburyo cy'umuntu asenga mu bana bigahinduka, uburyo cy'umuntu asenga ibyakurwanyaga bikakujya kure, uburyo cy'umuntu asenga intambara Imana ikazigukiza. Haleluya. Nongeye kwibukira ijambo ry'Imana riboneka muri iki gitabo cya Samweli. Reka dufatanye muri aka kanya kubwira ijambo ry'Imana muri iki gitabo cya Samweli. Bitumye nongera uburyo cy'umuntu asenga akabona ibintu byari byaranze guhinduka bigahinduka. Nongeye kwibuka uburyo cy'umuntu asenga agahindurirwa imibereho biturutse mu bubasha bw'Imana. Iyi Mana yacu irakomeye bavandimwe, iyi Mana yacu irakomeye mukunzi wanjye, iyi Mana yacu irakomeye muntu uri kunyumva. Ntega amatwi nongere nkubwire ngo niwiringira Imana ukabana nayo, ukagendana nayo, ukanga ibyo Mana yanga, ukanga kugendana n'ibintu bidafite icyo bimaze mu buzima bwawe, bitagira icyo bigufasha mu buzima bwawe, uzabona ubuzima bwawe bugenda buhinduka, uzabona imibereho yawe igenda ihinduka, uzabona Imana iri kugenda iguteza intambwe. Hari ibintu Imana izagutambutsa, hari ibintu Imana izaguhitishaho, hari ibintu Imana izaguhirikira kure, hari ibintu Imana izagukura iruhande. Nugumiza kubana n'Imana ukagendana n'Imana, Imana izakorana nawe ibintu by'ubutwari. Muvandimwe, reka nongere nkugarure muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana kugira ngo humve uburyo ki uyu mubyeyi yasengaga kandi Imana ikamugirira neza. Wumva ukuntu uyu mupapa yasengaga, wumva uyu mupapa ikintu yari ategereje, wumva ikintu yari ategereje ku Mana kandi Imana iza kumwumvira kimuha. Ndashaka kugira ngo muri aka kanya dusenge tubwira Imana
imana ngo mwami w'amahoro tuze kumvirwa nk'uko wumviwe, nk'uko uyu mugabo yakumviye, nk'uko uyu mugabo wamwumviye Elukana, nk'uko uyu mugabo wamwumviye. Ndagira ngo mbabwire bantu muri ahangaha muri kunkurikirana, nuko nzi neza yuko iyo usenze imana ukayisenga mu kuri no mu mwuka, imana irakumva. Haleluya, haleluya, amen. Uyu mugabo ndashaka kugira ngo dutangire muri Samweli, Samweli igice cyaho ni icyambere, munyemerere cyane tugendane, ariko nashatse kugira ngo utege amatwi wumve ko imana yumva gusenga kwawe, kandi imana itega amatwi amasengesho yawe usenga. Niyo mpamvu nshaka kubona ko hano hari umugabo bita Elukana yasenze imana iramwumvira kandi yumva gusenga kwe. Haleluya, imana tugirire neza. Uyu Elukana ngiye kuvuga ntabe ari uyu Elukana turi kumva muri iyi jambo ry'Imana, ahubwo aba ari Elukana wowe, aba ari Elukana uri kunyumva. Nawe nusenga nka Elukana, hari iki imana iraza gukora, hari iki imana iraza guhindura mu buzima bwawe. Haleluya, ndikumva ndigufashwa. Amavuta n'imbaraga by'Uwiteka Imana biri hano hantu, kandi imana ize kugumeza ikorane nawe mu bintu byose uraza kuba urimo gukora, kandi ukuruza ukomeza kuyizera, imana irushizeho kugenda igutabara. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haravuga ngo kuvuka kwa Samweli. Hariho umugabo Fimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, witwaga Elukana mwene Yorahamu mwene Elihu mwene Tofu mwene Sufi w'Umwefurayimu kabiri, kandi yari afite abagore babiri. Umwe umugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akajya ishiro gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Amina, haleluya. Nukuvuga ngo uyu mugabo rero Elukana yari afite agahinda, nukuvuga ngo uyu mugabo Elukana yari afite umubabaro, nukuvuga ngo uyu mugabo bita Elukana yari afite intimba yo mu mutima, nukuvuga ngo uyu mugabo Elukana yari afite ikintu kimugoye, nkuko nawe uyu munsi ufite ibintu bikugoye. Nukuvuga ngo uyu mugabo Elukana yari afite ingorane, kandi ikibazo cye birashoboka ko yaba yari afite yenda nawe yavukanaga nabo, ariko akaba yarakibagejejeho ntibagire ikintu bamufasha, akaba yari afite abavandimwe ntibagire ikintu bamufasha. Hari igihe ugera mu ahantu ukumva hari umuntu wakwitabaza mu buzima bwawe kugira ngo yenda mu kibazo urimo abashe kugira ikintu yagufasha. Uyu nguyu Elukana aza kubaho muri ubwo buzima, kandi ruguru batweretse ko yari afite imiryango, yari afite ahantu avuka, yari afite inshuti, yari afite abavandimwe. Ariko muri iyi miryango twavuze hejuru yose ntawe yigeze ajya kwaka ubufasha, ntawe yigeze ajya kubwira ngo ntafasha muri iki kibazo. Ikibazo yari afite ni iki rero, yari afite ikibazo cy'uko yari afite umugore, ngo ariko uyu mugore akitwa Hana. Uyu mugore akaba yari afite ikibazo cyo kutabyara. Abavandimwe muntega amatwi kugira ngo tugendane neza kuri iki kintu. Ni ukuvuga ngo uyu Elukana kuri uyu mugore Hana yari afite ikibazo kamushatse, kandi akaba nta mwana yari afite. None igihe kigeze Elukana ngo ariyemeza, gusenga ni ukwiyemeza, ngo ariyemeza afata igihe, aravuga ngo uko umwaka utashye, uko umwaka urangiye, nzajya mpaguruka ngende ishiro gutanga iki, gutamba ibitambo, ngende nge gusenga, nsenga Imana kugira ngo Imana isubize. Muvandimwe, ushobora kuba uri hano, ushobora kuba hari ahandi hantu uherereye, ariko gusenga kwawe muvandimwe, menya ko Imana ikumva. Ko yagendaga gutanga ibitambo agasenga n'Imana, Imana yaje kumwumva, imuha umwana bita Samweli, arabyara abona umwana. Nawe ndajya nkubwire ngo senga Imana igira ikigukorera. Wikwiyambaza inshuti, twaza dutangira tuvuga ngo wifata umwanya wo kujya ku bantu ngo bari bubwira ibintu bijyanye n'ibyawe. Wikwiyambaza abantu, wijya mu bantu, haguruka ugenda usanga Imana, usenga Imana niyo izagufasha. Nakoretse ukuntu Elukana yari afite abavandimwe, ariko ntabwo ari we yabwiye ngo ngajye gusenga, ntabwo ari we yigeze ajyana ngajye kubabwira ngo basenge. Oya, ahubwo yagiye gusenga Imana wenyine, atanga n'ibitambo, kuko bo nta kintu bari bamumariye. Ku gisubizo cy'umwana nta kintu bagombaga kumufasha, igisubizo cyagombaga guturuka ku Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire nawe rero, igisubizo cyawe gituruka ku Uwiteka, ubutabazi bwawe buturuke ku Uwiteka. Wireba abantu, wireba abuvukana nabo, wireba abo mugira icyo mupfana, igisubizo cyawe gituruka ku Uwiteka. Haleluya.
Mana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo nguhanurire wowe uri kunkurikirana, nyemerera cyane muri aka kanya. Birashoboka kuba waba uri umubyeyi wabuze kirengera, reka Imana ikurengere. Birashoboka kuba waba uri umugabo wabuze gitabara, reka Imana igutabare. Ushobora kuba uri muri gereza nta muvugizi, Imana ikuzanira umuvugizi. Ndumva hari abantu Imana igiye gufungura muri uyu mwaka. Ndumva hari abantu Imana igiye gukura mu magereza. Ndumva hari abantu Imana irengeye muri aka kanya. Ndabona hari ababyeyi bagiye kubyara bakabyara neza. Muvandimwe, ushobora kuba ufite kanseri, ariko ndatura ijambo ry'Imana kuri wowe gukira. Ndatura ijambo ry'Imana gukira wowe urwaye kanseri. Ndi kukureba, nushaka wifate ahantu wumva urwaye iyo kanseri, Imana iragukiza. Ndi kureba wowe urwaye umutima, reka wowe wakira ijambo ry'Imana muri aka kanya y'ukurengerwa n'Imana. Akira gukira. Uri mu buriri ndi kukubona uryamye, ariko ndakubwiye ngo muri aka kanya ngo uyu munsi kuwa kane haguruka. Akira imbaraga ziguhagurutsa. Wowe uri kubibaza ngo ndarya iki, guhera uyu munsi kuwa kane iki cyumweru kirarangira ubona hari iby'Imana iri gufungura kandi uratangira urye. Birashoboka kuba uri korora bikanga, birashoboka kuba uri guhinga bikanga, birashoboka kuba uri gushaka akazi warakabuze, ariko mu bubasha bw'Imana hari ikintu Imana igukoreye. Akira akazi kumugisha, akira umugisha, akira akazi kumugisha. Wowe nkurikiye ndakubwira ngo urabona akazi kumugisha. Izera Imana yo mu ijuru, kuko Hana nawe Rukana nawe yizeye Imana yo mu ijuru, ajya gusenga ishiro ngatanga n'ibitabo. Wibuka urugendo yakoraga, wibuka urugendo yagendaga. Muvandimwe, nawe njya nkubwire ngo haguruka ujye gusenga, haguruka ujye gupfukamira Imana, haguruka ujye kuririmbira Imana, haguruka ushaka ahantu upfukama. Reka umutima wawe utuze, reka umutima wawe worohe, nyemerera ukomeze kubana n'Imana. Imana iratabara ubuzima bwawe, kandi ndabizi neza ko ndumva afite kwizera. We mubyeyi uri kunda, ndabona ugiye kubyara, ibintu byanze, bagubwiye ko bagiye kukubaga, ariko ndabona ubyaye neza. Ndabona ubyaye uri ku bitaro, uri kugaragurika ku bitaro, wabuze ukuntu wakwakira kubyara, byanze, ariko hari Imana ije kugira ngo ubyare. Ndaguhanuriye wizere uri kunkurikirana ko hari icyo Imana ikoze, ubyaye mu izina rya Yesu. Amen. Amana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo waremye ijuru n'isi. Urakoze urakarama, uri Imana y'imbabazi. Kubwira ijambo ryawe tumaze kumva ry'umugabo bita Rukana, uburyo yahaguruka akajya gusenga, uburyo yahaguruka akajya gutambira ibitambo wite ku mwaka utashye. Mana ushobora byose, niyo mpamvu muri aka kanya yaje gusenga. Imana imuha umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu aravuka biturutse mu isengesho. Ndagira ngo nawe hagira ibivuka biturutse mu isengesho, hagira ibihaguruka biturutse mu isengesho, hagira akazi karahaguruka gaturutse mu isengesho, nkuko Samweli nawe yaturutse mu isengesho. Nyemerera igisubizo cyawe nawe gituruke mu isengesho, ntigituruke ku bantu,